CS correction, conscience and science correction, CS correction applying smart deals. Ubu noneho rero turabereka igitabo AREC book 2, igitabo cya kabiri cya series ya AREC, ya series nyine y'ibitabo ya main program. AREC ariyo main program, izindi series zose zishingiyeho ibitabo byanditse mu cyongereza gusa, byigwa n'abantu nyine babishoboye ndetse badakeneye ibisobanuro byinshi mu kinyarwanda. Ibitabo byanditse mu cyongereza gusa byiza cyane, ndetse bishobora no kwigwa n'abantu bose bo ku isi. Ibi bitabo rero bya series ya AREC ni byiza cyane, nabyo mushobora kubigura mukabigura n'abana banyu bakiga neza cyane, biga porogaramu ifatwa nk'iya mbere ku rwego rw'isi. Abantu bakava mu kwiga bene bya bintu bidasobanutse, bitateguwe, by'abantu batabishoboye, bivangavanze by'amakosa. Kiga ino porogaramu iteguye neza cyane, iteguwe n'abantu b'abahanga bimaze imyaka n'imyaniko. Ibitabo byateguye igihe kirekire, si imyaka 3 n'itanu, ni imyaka irenze 20. Abantu bigisha icyongereza imyaka irenze 20 cyangwa 30. Ibitabo byiza cyane, mugure bino bitabo rero, muduhamagare. Telefoni yacu ni 078 52 69 9 ni 078 52 69 9 ubundi mujye kuri YouTube channel yacu nyine CS Correction, mudukurikiye, mudusure, mwige. Ariko cyane cyane muhite mukanda kuri subscribe kugira ngo dukomeze dukwane neza, twese bitugire inyungu, twese tubikuremo inyungu. No kuri like kandi no kunzogera hose. Ubu twiyemeje gufatanya namwe hose mu bitabo ndetse kuri YouTube n'ahandi hose, kugira ngo umuntu ufite ubushobozi yenda buke wo kuri ibitabo nawe yige neza, ashakishize hose. Ubumenyi bushakishwa hose. Mudukurikire, mudushyikire, dufatanye. Ibitabo nubwo bwose bihenze, tuzadukora ibishoboka byose kugira ngo correction tubibahere. Life is a correction. Mwige neza ibintu bisobanutse. Ibyo by'abandi bidasobanutse byo kujijisha, by'amakosa, mubivemo kuko no kubatesha igihe. CS Correction ni yacu, ni yanyu. CS Correction turabakunda. Thank you.